Nongereye mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri amakuru. Ni inkuru ishimishije cyane ku banyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko ku gisirikare cy'u Rwanda RDF. Ni itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara, ndaje ndarigarukaho. Reka mbaze mbabwire ko makuru mu buryo bw'inshamake, hari amakuru avuga yuko Kiev, igitero simusiga cy'Uburusiya cyahitanye nibura 7 abandi barakomereka. Abayobozi ba Ukraine baravuga ko abantu nibura 9 bishwe, abandi barenga 40 barakomereka mu gitero cy'Uburusiya ku murwa mukuru Kiev mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere. Amakuru avuga ko humvikanye nibura ibiturika 10 mu gitero cya kabiri cyagabwe hakoreshejwe ibisasu bya misile n'indege zitagira abadereva i Kiev ndetse no mu nkengero zaho mu gihe kitageze ku cyumweru. Umuyobozi w'umujyi wa Kiev Vitali Klitschko avuga ko hari abantu bari baheze imbere mu magorofa yo hejuru y'inyubako yo guturamo yarashwe muri icyo gitero. Yaba Uburusiya cyangwa Ukraine, ibihugu byombi byongereye ubukana mu bitero byabyo bikoresheje intwaro zirasa kure, nk'uko inkuru dukesha BBC bivuga. Mu karere ka Crimea kigaruriwe n'Uburusiya, amashanyarazi yarabuze mu mujyi wa Sevastopol nyuma y'igitero cya Ukraine ku kigo gitanga amashanyarazi kiri hafi y'umujyi. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ku rundi ruhande yaburiye ko iperereza rishyashya ryerekana ko Uburusiya burimo gutegura igitero simusiga ku itariki ya 7 Nyakanga 2026. Reka babwire ko mu yandi makuru avugwa nuko Ndayishimiye yerekanye ibitwaro n'abasirikare babatirano ngo u Rwanda rugire ubwoba, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Mbibutsa ko umwuka ntabwo wifashe neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bishingiye hanini ku mikoranire perezida w'u Burundi afitanye na perezida Felix Tshisekedi, ndetse no kuba yarohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, aho zifatanya n'umutwe wa FDLR, ni umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi nuko hari imbwirwaruhame zitandukanye cyangwa se discours speeches za perezida Evariste Ndayishimiye yagiye agarukwaho cyane, avuga yuko yifuza gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire ko mu yandi makuru arimo kuvugwa muri aka kanya nuko uwitwa Benjamin Netanyahu yemeje ko abakristo muri Libani bashaka kwiyomeka kuri Israel. Ni Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko bamwe mu bakristo bo majyepfo ya Libani basabye ko ibice batuyemo byakomekwa kuri Israel kugira ngo barindwe umutwe wa Hezbollah. Kuva ku itariki ya 2 Werurwe 2026, Israel na Libani byatanye mu mitwe nyuma y'uko Hezbollah yagabye ibitero kuri Israel, ivuga ko iri guhorera umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wishwe na Israel ndetse na Amerika. Israel yahise yinjira mu ntambara yo guhiga uyu mutwe n'abawugize ikoresheje ibitero byo mu kirere ndetse no ku butaka. Ingabo za Israel kandi zinjiye mu majyepfo ya Iran ndetse zigenzura bimwe mu bice by'iki gihugu biri ku mupaka wayo. Netanyahu wavuze ko abakristo bo muri iki gice basabye Israel ubufasha, yakomeje agira ati bamwe mu bakristo muri Libani basabye ko ibice babamo byakomekwa kuri Israel kuko tubarinda Hezbollah. Hezbollah ishaka kubica ndetse kurinda abakristo tubikora hose. Nubwo avuga ibi, kuva intambara yatangira abakristo mu majyepfo ya Libani bahuye n'ibibazo by'amasasu aturuka ku ngabo za Israel. Bose bagumye kuba mu byabo, nubwo Israel kandi yategetse ko bava aho ngaho, ariko benshi banga guta ingo n'ubutaka bwabo. Icyakora ingabo za Israel zasabye aba bakristo kudacumbikira abanyamahanga, zivuga abarwanyi ba Hezbollah. Netanyahu yashimangiye ko bazakomeza kandi kugaragara mu majyepfo ya Libani mu buryo bwo kurinda abaturage ba Israel batuye mu majyaruguru y'igihugu n'abaturage babo muri rusange. Kuva Israel yagaba ibitero kuri Hezbollah, hamaze gupfa abantu barenga 2300 mu gihe abandi barenga 12,000 kandi bakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Reka tujye ku nkuru nababwiye hejuru, akaba ari inkuru navuga ko ari nziza ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Akaba rero EU cyangwa se umuryango umwe bwa Buraya izakomeza gutera inkunga ubutumwa bwa RDF Cabo Delgado, nk'uko perezida Daniel Chapo yabivuze. Ni perezida wa Mozambique Daniel Chapo yatangaje ko umuryango umwe bw'Uburayi uzakomeza gutera inkunga ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda zifasha igihugu cye kurwanya iterabwoba mu ntara Cabo Delgado. Avuga ko ibiganiro byo gukomeza ubwo bufatanye bikomeje. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kwa gatanu, Chapo yavuze ko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizakomeza guterwa inkunga n'amafaranga ya leta Mozambique hamwe n'inkunga itangwa na EU, nk'uko byagiye kandi bikorwa kuva izi ngabo zatangira ubutumwa bwazo.
Ati ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizaterwa inkunga n'amafaranga ya leta ndetse n'aturuka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi nk'uko byahoraga bikorwa haba ku Rwanda no ku nzego zacu z'umutekano binyuze mu mahugurwa. Perezida Chapo yasobanuye ko AU idatanga inkunga y'ibikoresho bya gisirikare ko ahubwo ifasha mu gutera inkunga ibikorwa ndetse no mahugurwa ahabwa inzego z'umutekano. Yavuze kandi ko muri iki gihe hari ibiganiro biri kuba bigamije kandi kongera amasezerano y'ubwo bufatanye. Uretse ibikorwa bya gisirikare, Chapo yavuze ko guverinoma ye yiyemeje kandi gushaka inkunga yo kongera kubaka intara ya Cabo Delgado aho ibikorwa remezo byinshi byasenyutse n'ibitero n'imitwe y'iterabwoba. Perezida Chapo wa Mozambique yongeye kandi gushimangira ko guverinoma y'igihugu cye izakomeza gukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo igihugu kigere ku mutekano urambye, harimo n'ibiganiro bishobora kandi gutanga umusanzu mu kurangiza ikibazo cy'iterabwoba. Yagize ati biragoye kumenya igihe iterabwoba rizarangirira, niyo mpamvu turi gukora ibishoboka byose harimo no kureba uburyo ibiganiro byafasha kurangiza iki kibazo. Icyo twifuza ni uko cyarangira kuko amahoro ariyo shingiro y'iterambere. Ingabo z'u Rwanda zatangiye koherezwa muri Cabo Delgado muri Nyakanga 21 nyuma y'ubusabe bwa leta Mozambique, zikaba kandi zaragize uruhare rukomeye cyane mu kwisubiza ibice byinshi cyane byari byarafashwe n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na ICC. Mu mezi atatu ashize, AU yari yatangaje ko ishobora guhagarika burundu inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yageneraga ibikorwa bya ziriya ngabo nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kandi kuzifatira ibihano. Ibi byatumye u Rwanda ruteguza ko rushobora kandi gucyura ingabo zarwo mu gihe abungukira ku bikorwa by'ingabo zarwo ziri muri Cabo Delgado bashoboraga kandi kunanirwa kubitera inkunga yo kubifasha gukomeza kugenda neza. Reka mu yandi makuru mbabwire ko rero nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga nuko mu 1987 Colonel Retired Vincent Mugisha wigaga amashuri yisumbuye we na bagenzi be biganaga binjiye mu ngabo za Uganda kugira ngo babone ubumenyi buzabafasha kandi kubohora u Rwanda. Abanyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda nibo bakoraga ubwo bukangurambaga bashaka abandi bakiri bato bakaminjiza mu ngabo. We na bagenzi be binjiye mu ngabo za Uganda bigizwemo uruhare na Kapiteni Kayitare Vedaste. Ati Kayitare hari abana bandi bari baziranye nawe, ati baraje batujyana iwe Kororo ahantu yabaga. Ati tugiye kutuganira n'abana b'abasirikare ati twiganaga bari baradutanze kujyamo. Batese murakora iki namwe mwagiye ati mu gisirikare? Tuti umuntu se ajya he abijyamo gate? Ati bati mwebwe ejo muzaze duhurira ahantu. Aho hantu we na bagenzi be kandi barahagiye bamara iminsi igera kuri 2 batarabona bubakira, ariko ku munsi wa gatatu nibwo babonye umuntu ubajyana mu myitozo ya gisirikare. Umunsi wa gatatu rero ati baraza baradutwara batujyana mu myitozo aho badutorezaga, turagenda kandi dusangayo nanone abana b'abanyarwanda b'abasirikare. Ati baratwakiriye tubaye aho ati dutangiye kandi imyitozo badushyize mu bandi baradutoje. Ubwo hari abahantu ati bitaga muri Rubiri, ati baza kandi kudukura aho batujyana Mbarara tujya mu myitozo dukora imyitozo kugeza dusoje. Iminsi ye ya mbere mu gisirikare cya Uganda, Colonel Retired Mugisha yakoreye muri batayo 41 yari Guru, hava ajyanwa mu gace ka West Nile, nyuma ajya hitwa Modbende. Ati niho naje rero nturuka twambuka tuza guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 1990. Umwanzuro wo gufata iya mbere akajya ku rugamba ushingira ahanini ku buzima bubi bw'ubuhunzi we n'umuryango we babayemo imyaka myinshi. Twabayeho nabi twifuza igihugu cyacu, ababyeyi bakakidukundisha, ariko cyane cyane gutotezwa byatumaga buri gihe uvuga uti icyampa amahoro uwanjyana mu gihugu cyanjye. Njya nibuka inkubiri yo mu 1982 birukana abanyarwanda. Icyo gihe nari umwana muto, nibwo nari nkijya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Birukana ababyeyi banje bari batuye ahantu mu gice cyo muri Mbarara muri Uganda. Ati babirukana bahungira mu Rwanda, bati musubire iwanyu mu Rwanda. Nge ndi mu mashuri yisumbuye njya kumva numva ngo abantu barahunze. Icyo kintu cyankozeho. Ati icyo gihe ibiruhuko byarageraga ni tunatahe hase ikadufata ikatujyana. Usibye byose asobanura ko ababyeyi be yakuze bamubwira ko u Rwanda ari igihugu cyiza, bakamukundisha umuco wacyo, bakanamubwira uburyo ababirigi bagize uruhare rukomeye cyane mu kujyanisha abanyarwanda. Ati Parimehutu bajyaga bayitubwira nayo, ati ko yabatwikiye yabatemye n'ababirigi. Ati nugize nabi yabaga ari umubirigi n'inka yakwica indi ati bakayita umubirigi. Ati byari byarababaje cyane nk'uko akomeje kugenda bivuga. Iminsi ya mbere yo muri NRA ndetse n'uburyo yahuye na Fred Gisa Rwigema, Colonel Retired Vincent Mugisha avuga ko iminsi ya mbere ku rugamba muri Uganda itari yoroshye.
gusa ngo icyiza cyarimo ni uko ahantu hose wajyaga muri batayo wasangagamo umunyarwanda, ati tugakundirana, ati tugafashanya, ariko afite ko mufite kose mukagasaranganya, urumva twabaga rero tuje, ati turi ubwana, ati buvuye mu myitozo. Mu rugamba yibuka rukomeye we na bagenzi be barwanye muri Uganda, avuga urwabereye mu gace ka Minakuru muri Gulu, ati twarwanye urugamba rukomeye ndetse na Fred arahaza, ati ndabyibuka, ati mugoroba w'uwo munsi araza n'abarinzi be, azana na kajugujugu, ati barahagwa, ati twarwanye umwanzi arahunga, amaze ati kugenda nuko Fred araza, indege iraguruka irongera kandi iragenda, imaze kuhava umwanzi aragaruka, ndavuga nti noneho karabaye, ati nari mbabajwe nuko nge ndi bupfe, ati nkumva uyu muyobozi uraha icyakora, ati nkumva aratanga amategeko, ati turwanana neza rwose uwo munsi, ati ku mugoroba umwanzi arahunga aragenda, ariko nkibaza nti bwa buzima ni ubu, ariko tugenda tumenyerana, ati tumenyera cyane. Umunsi yinjira rero mu Rwanda mu rugamba rwo kubona igihugu cy'u Rwanda, ati abinjiye mbere ntabwo nari mbarimo, ati kuko nahageze umunsi ukuze, ati nahageze ku itariki ya mbere ishyira itariki ya kabiri nko mu masaa 9, ati mu masaa 5 z'ijoro, ati rero nasanze Kagitumba bayifashe, aho twazanye twasanze abatubanjirije bahafashe, nge ntabwo narwanye Kagitumba. Yavuze ko byari byishimo ku basirikare, ariko nanone wareba uburyo ibintu bipanze ukabona neza ko birimo rero akavuyo kenshi, gusa ngo iryo joro hubatswe inite enye z'igisirikare mu gutangira gushyira mu buryo ibintu. Ijoro bucya ari ku itariki ya kabiri baraye bubatse batayo ngira ngo enye, ati hari batayo ati yitwaga iya mbere, akaba batayo yitwaga iya gatandatu, akaba 9 ndetse na 4. Batayo ya mbere yayoborwaga na Bunyenyezi, hakaza batayo ya gatandatu yayoborwaga na General Kaka, hakaza iya 9 nibuka neza yayoborwaga na Lieutenant Colonel Adam Waswa ndetse n'iya Ndugute, ati nizo zari enye, ati nari muri 4 ya Ndugute. Batayo 3 ati zahise kandi zisabwa gukomeza urugamba zerekeza mu bice bya Nyabwishongwezi, ariko batayo ya 4 ya Ndugute yarimo yo isabwa kuguma inyuma. Ku munsi wa kabiri rero, ati ku mugoroba nibwo natwe ati twazamutse, ndetse tuzamuka dusanga abandi bagize Matimba, ati banarwanye, hari n'ibifaru bafashe, ati hari n'umwanzi bafashe, ubwo ni nawo munsi Fred Igisa Rwigema yapfuye. Yavuze ko yabonye Fred bwa mbere muri Uganda, yongera kumubona mu Rwanda ari nabwo bwa nyuma, ati nabwo bwa nyuma aduha amabwiriza mu gitondo cya kare yenda kuzamuka, avuga ati ushaka ankurikire, ati uw'umunyabwoba asubire muri Uganda, dore imipaka iracyafunguye, ariko mu kanya ntabwo utagiye nanone aha ari bubone ayo mahirwe. Nibwo yakoraga rero amapeti ku rutugu ayaha abahungu be, ati nimuyajugunye, ati mu mazi, ati muyajugunye muri Uganda. Aho ati niho yavuze ati ushaka nkurikire, arazamuka, ati byari mu museke ntabwo nongeye kumubona. Urwo rupfu ati rwaciye igikuba mu ngabo, abasirikare batangira kandi kwibaza uko ibintu bizamera, ati bongera kandi gufata icyerekezo cy'izima, ariko Perezida Kagame avuye muri Amerika aho yigaga akayobora urugamba. Abajijwe umunsi wa mbere yabonye Perezida Kagame yagize ati rero rero nkubeshye ngo narabimenye ko yaje, oya, ati naba mbeshye, ati tugeze i Gabiro nge nararwaye, ati turenze hagati ya Gabiro ndetse na Kabarore ndarwara mera nabi bansubiza inyuma, ati abarwayi babaga Kagitumba, ati ndaharwarira mpamara ahari nk'icyumweru, rero ati nibwo yaje nge namubonye maze gukira. Niba nibuka neza, ati umunsi bafatiyeho Kagitumba niba ari kuri 28, namubonye nko ku itariki 27 nijoro, nibwo namubonye baramunyereka, tuvugana nyine n'abandi basirikare barimo gukora inite, ati bayihaye Afande Dodo y'abasirikare bakiva muri Uganda. Namubonye rero baje kuduha amabwiriza kuko nge, ati nanjye bahise rero banshyira muri iyo inite ya Afande Dodo, ati naho namuboneye aduha amabwiriza ahantu muri Kajorojoro, ati mu kajorojoro ka nijoro, ati nko kuri 27 nko mu masaa 2 z'ijoro. Ariko ati no ku kagoroba twigeze kandi kumurabukwaho agenda n'abarinzi, ariko mubona neza naho yaduhereye amabwiriza nibwo namubonye. Ati mu bintu nibuka yaratubwiye ati uru rugamba ni urugamba rurerure, ni urugamba tugomba kurwana, ruzatwara igihe, ati rero mwebwe tugiye kubahindurira icyerekezo mujyamo, misiyo mufite uyu munsi mugiye kandi kujya ahantu bita Igatuna. Yavuze ko yabahaye iminsi 2 yo kuba bageze Gatuna kandi bakafata,
ngo niko byagenze. Iryo tsinda riba irya mbere ryazamuye morali mu gisirikare. Ibyakurikiyeho byari uguhindura uburyo bw'imirwanire. Abasirikare boherezwa mu bice bya Byumba, ari naho kandi bakomereje bajya mu Ruhengeri. Iyo niyo yabaye intangiriro ya mbere yo gutsinda urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari Lieutenant Colonel Capitaine Retired Colonel. Uyu rero akaba ari Colonel Retired Vincent Mugisha, wabaye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda birumvikana. Akaba rero ari ubuhamya bwe bukomeye cyane. Reka mbashimire, mbifurize komeza kugira